Good evening, everyone. Iremese Yes, happy tonight to meet once again to share the word. twishimiye umugoroba kubwo guhura tugasanga ijambo ry'Imana. Kindly allow me to pray and we continue later. Mwemerere nsenge hanyuma dutangire. Father God, we thank you. Data mwishe turagushimira. Every day you have allowed us to listen to your word through this platform. Umunsi ku munsi twemera kumva ijambo ryawe binyuze muri gahunda. The reason why you allow us to listen to your word is because you know that our hearts are different from your heart. Impamvu twemera guhora twumva ijambo ryawe ni uko uzi ko imitima yacu yabanye n'uwawe. But once we listen to your word, we can tune our hearts and we can also receive your blessings. Iyo twumvise ijambo ryawe tubasha kwimura imitima yacu twakira imigisha. The reason why we believe in God is because God is almighty but we are unable. Impamvu dukwiye kwizera Imana ni uko Imana ishobora byose twe tukaba ntacyo dushoboye. We are sinners from our birth, but God, you are righteous. Turabona abanyabyaha bere kuvuka kwacu ariko Imana irakiranuka. But once we believe in your word, we can become righteous as well. Natwe twizeye ijambo rya rero tubasha kuba abakiranutsi. Please guide our fellowship tonight. Babashe kuyobora amateraniro yacu y'umugoroba. In the name of Jesus we pray. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Let's read 2 Kings chapter 7. Kadusoma Abami ba kabiri igice cya karindwi. Today we can read 2 Kings chapter 7 from verse 1 through verse 10. Abami ba kabiri igice ni karindwi umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. If you are there, we can read 2 Kings chapter 7 from verse 1 through verse 10. Dusome Abami ba kabiri igice birindwi umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 ku wa 10. Then Elisha said, "Hear the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time, a sea of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seals of barley for a shekel at the gate of Samaria." Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi zagurwa shekeli imwe, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zagurwa shekeli imwe. So an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, "Look, the Lord would make windows in heaven with distinct being." And he said, "In fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it." Ariko umutware umwami yegamira agasubiza umuntu w'Imana ati, "Mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho?" Aramusubiza ati, "Uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho." And now there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, "Why are we sitting here until we die?" Kandi ubwo hariho abagabo bane b'ababembe bari ku irembo baravugana bati, "Ikitwicaza aha kugeza aho tuzapfira ni iki? If we say we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now therefore come, let us surrender to the arm of the Syrians. If they keep us alive, we shall live, and if they kill us, we shall only die. Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara urimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo ni ugupfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya bose, nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose ni ugupfa. And they arose at twilight to go to the camp of the Syrians. And when they had come to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugero rw'Abasiriya. Bageze aho urugero rw'Abasiriya rutangirira basanga nta muntu rurimo. For the Lord had caused the arm of the Syrians to hear the noise of chariots and the noise of horses, the noise of a great army. So they said to one another, "Look, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to attack us."
Uwiteka yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami b'Abanyegiputa ngo badutere. Therefore they arose and fled at twilight and left the camp intact, their tents, their horses, and their donkeys, and they fled for their lives. Baherako barahaguruka nimugoroba, ari mu kabwibwi bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo, ku rugero rwakabaye barahunga ngo badashira. And when these lepers came to the outskirts of the camp, they went into one tent and ate and drank and carried from it silver and gold and clothing, and went and hid them. Then they came back and entered another tent and carried some from there also and went and hid it. Nuko ababembe bagezeho urugero rutangirira binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Then they said to one another, we are not doing right. This day is a day of good news, and we remain silent. If we wait until morning light, some punishment will come upon us. Now therefore come, let us go and tell the king's household. Hanyuma baravugana bati, ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, twicecekera. Niturinda ko bucya tuzagirwaho n'urubanza, nuko nimuze tugende tubwira abo mu rugo rw'umwami. So they went and called to the gatekeepers of the city and told them, saying, we went to the Syrian camp, and surprisingly no one was there, not a human sound, only horses and donkeys tied and the tents intact. Nuko baragenda bageze ku murwa, bahamagara umurinzi w'irembo, baramubwira bati, twageze mu rugero rw'Abasiriya, nuko dusanga nta muntu rurimo, nta uhakomera, keretse amafarashi n'indogobe biziritse, kandi amahema ari uko yakabaye. Yes, thank you. We have read up to verse 10. Rakoze tugejeje ku murongo w'icumi. Whenever we read the Bible, we can see that it's a mystery. Uko dusoma Bibiliya tubasha kubona ko ari ubwiru. Actually, the mystery is the revealed secret. Navuga ko ubwiru ni ikintu cyari cyarahishwe. But that secret is known by few people. Ariko nanone kikaba kizwi n'abantu bake. The secret is something which is hidden. Ibanga ni ikintu gihishe. But the mystery is revealed to people, but those who know it are few. Ubwira ariko ni ikintu cyari ibanga kigahishurwa, ariko kikaba kizwi n'abantu bake. So as you read the Bible, you can see also it is a revealed secret. Iyo dusomye Bibiliya nabwo rero tubona ko ari ibanga ryahishuwe. And this Bible helps us to tune our hearts, because our hearts are different from the heart of God. Kandi imitima yacu, ijambo ry'Imana ridufasha kuringaniza imitima yacu, kwako bitandukanye n'uw'Imana. When you read the Bible, you can see that our thoughts are different from the thoughts of God. Iyo dusomye Bibiliya tubona ko ibitekerezo byacu bitandukanye n'iby'Imana. Our thoughts are evil. Ibitekerezo byacu ni bibi. That's why always they are negative. Niyo mpamvu igihe cyose biba ari bibi. But what about the thoughts of God? Ese iby'Imana? The thoughts of God are always good. Iby'Imana igihe cyose ari byiza. And they tell us about positive things all the time. Kandi birabitubwira ibyiza. But on the other hand, our thoughts tell us how we shall die. Ibitekerezo byacu byaba bitubwira uko tuzapfa. And they tell us that God will punish us. Katubwira ati biti Imana izabana. Always our thoughts push us to go in negative points. Igihe cyose ibitekerezo byacu bidusunikira mu cyanya cyawo cy'urucaniro. One day I read the book of Jeremiah chapter 29. Umunsi umwe nasomye igitabo cya Yeremiya 29. And I was able to see that God has different thoughts towards people, different from how they think.
nabasha kubona ko Imana umutima utandukanye n'uw'abantu ku bijyanye n'uko batekereza. How are the thoughts of God towards you? Ese Imana igutekerezaho iki? The thoughts of God about your sin problem. Ibitekerezo by'Imana ku bijyanye n'ibyaha byawe. The thoughts of God towards your future. Ku bijyanye n'ahazaza hawe. The thoughts of God towards your heart now. Ibitekerezo by'Imana ku bijyanye n'umutima wawe. When you read the Bible, you can see that the heart of God and His thoughts are different from ours. Dusomye Bibiliya tubona ko iby'Imana ibwira n'umutima wayo bitandukanye n'ibyacu. Let's read this verse and we check. Reka dusuzume dukoresheje Bibiliya. Jeremiah chapter 29 verse 11. Yeremiya 29 umurongo wa 11. What does the Bible say here? Ese Bibiliya ivuga ngo iki? Verse 11 says, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Aravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira namahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ku Uwiteka avuga. Yes, this is the thoughts of God. Ibi ni byo Imana yibwira. These are the thoughts of the Lord towards you. Ibi ni byo Imana yibwira bikwerekeyeho. But how do you think? Ako si utekereza mu ki? Yes, God has thoughts of peace towards you. Yego koko Imana igufitiye ibyiza kugira byiza. His thoughts are thoughts of peace, not of evil. Namahoro si bibi. God has thoughts to give you a future. Imana rwose itekereza kuguha ahazaza. God has thoughts to give you a hope. Itekereza kuguha ibyiringiro. But when you check your heart, akugenzuye umutima wawe, your thoughts give you hopelessness. usanga ibitekerezo byawe bikwihebesha. Your thoughts give you insecurity. Ugasanga rwose ntibiguha gutuza. Your thoughts give you condemnation. Biguha kwiciraho iteka. That's why many people they say I'm sinner. Niyo mpamvu abantu basanga bavuga ngo ni abanyabyaha. Some they cry day and night saying, God forgive me because I'm a sinner. Abandi bakarira amanywa n'ijoro uti Mana njye mbabarira ndi umunyabyaha. Why do they do like this? Si kuki bakora batyo? They have never discovered the thoughts of God toward them. Kuko batari bigira bamenya iby'Imana bateganyiriza. There are thoughts of God towards you. Ariko nyamara iby'Imana yibwira kuri bo. And by listening to the word of God, you can tune your heart to the thoughts of God. Rero binyuze no kumva ijambo ry'Imana ushobora kuringaniza umutima wawe n'uw'Imana. That's when you can come to know how God saved you. Kigenerwa wamenya uburyo ki Imana agukijije. How God forgave all of your sins. Uburyo ki Imana akijije ibyaha byawe byose. How God redeemed you. Ko Imana yakurokoye. And how God has a plan towards your life. N'uburyo n'iki Imana iteganya ku buzima bwawe. So when you read the Bible closely, dusomye Bibiliya twitonze, there is what the Bible calls the gospel. hari icyo Imana yita ubutumwa bwiza. And through this gospel we can realize the secret. Rero binyuze muri ubutumwa bwiza dushobora gutahura amabanga. So let's read Romans chapter 16. Reka dusome igitabo cy'Abaroma igice cya 16. Romans chapter 16 verse 25 and 26. Abaroma 16 umurongo wa 25-26. Verse 25 says, "Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery kept secret since the world began." Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza ko ibya Yesu Kristo nababwirije bihura n'ibanga ryahishwe kera kose. But now made manifest, and by the prophetic scriptures made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith. Ariko noneho rikaba rihishuwe kubw'itegeko ry'Imana ihoraho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bimenyeshwe n'abanyamahanga bibayobore inzira yo kumvira no kwizera. How can one become free from sin? Ariko se ni gute umuntu yagira kwizera n'ibyaha? Unless you listen to this gospel.
gusa wumvise ubutumwa bwiza, unless you listen to this preaching of Jesus Christ, gusa wumvise inyigisho ya Yesu, unless you come to realize the revealed secret, that is the mystery in the Bible, usibye gusa utahuye ibanga ryashwe aribwo bwiru buri muri Bibiliya, you can never have faith towards God. ntabwo ushobora kwizera Imana, You cannot believe in the thoughts of God. ntabwo ushobora kwizera ibyo Imana ibwira. Everyone, your thoughts are on evil. Rwose ibitekerezo bya buri wese ni bibi. When you read Genesis chapter 6 verse 5, dusomye Itangira igice cya 3 umurongo wa 5, God judged your thoughts to be evil forever, only evil. Imana yamya neza ko ibitekerezo byacu ari bibi gusa iteka. But what about the thoughts of God? Ese by'Imana ibwira byo? The thoughts of God towards you are good. Ibitekerezo Imana igufitiye ko gutekerezaho ni byiza. God wants you to have hope. Imana yashaka kugira ibyiringiro. God wants you to have the insurance of salvation. Imana yashaka kugira icyizere cy'agakiza kawe. God wants you to proclaim how righteous He made you, Imana yashaka kwereka uko yakugize umukiranutsi, how perfect He made you. wagutunganije. But on the other hand, Ako mu rundi ruhande, your thoughts tell you that you are going to die. ni ibitekerezo yavuga ngo ugiye gupfa. Of course, if you remain there, you can die. Rwose ugumye aho ngaho wapfa. But once you discover the mystery of how you can be free from sin, you can be saved. Ariko rwose uramutse utabwira ku buryo icyo ushobora kuba umukiranutsi wakizwa. Because salvation is not about your works. Ako agakiza ntabwo ari n'imirimo yawe, Salvation is all about the works of Jesus. ahubwo agakiza ni imirimo ya Yesu gusa. So we preach Jesus Christ. Rero twigisha Yesu, We preach the works of Jesus. twigisha imirimo ya Yesu, We tell people how Jesus redeemed their sins. tukigisha abantu ko Yesu yacunguye ibyaha byabo. But when you check here outside, Ariko iyo urebye inyuma, you can see many preachers who preach people their works. aho usanga rwose hari ababwiriza bigisha abantu imirimo yabo. If you keep the law, you can be blessed. Rwose nuwe Imana uzabona umugisha. If you give tithe and offering, you will be blessed. Nutanga amaturo n'icumu uzabona umugisha. If you don't do this, God will punish you, go to hellfire. Kandi udakora ibi n'ibi, Imana izaguhana uzajya mu rutazima. And many people are terrified and they join the church because of fear. Abandi batewe ubwoba bajya mu rusengero kubera ubwoba. But though they are in the churches, but still they are sinners. Ariko nubwo bajya mu rusengero n'abandi baracyari abanyabyaha. They don't know how their sin can be, how they can be free from their sin. Kubera ko usanga badasobanukiwe neza ko babohoka ibyaha byabo. But you have to know that you can be only established through the gospel. Kandi tugomba kumenya neza ko twakwimirwa gusa igihe twakira ubutumwa bwiza. You can receive the true salvation through believing the gospel. Wakwakira ubutumwa bwiza, wakwakira agakiza gusa igihe bateze amatwi ubutumwa bwiza. And what is the gospel? Ese ubutumwa bwiza ni iki? Today we read 2 Kings chapter 7. Munsi twasomye Abami ba kabiri ibice 7. 2 Kings chapter 7 from verse 1. Abami ba kabiri ibice 7. Let's read this verse, 2 Kings chapter 7 verse 1. Reka dusome uyu murongo, Abami ba kabiri ibice 7 umurongo wa mbere. And we can see one by one how the gospel redeems people. Dushobora kumva uburyo ki binyuze mu butumwa bwiza abantu bashobora gucungurwa. Then Elisha said, hear the word of the Lord. Thus said the Lord, tomorrow about this time a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Yes. Already the gospel starts with the word of God. Igihe cyose ubutumwa bwiza butangirwa n'ijambo ry'Imana. It starts with the thoughts of God. Tangirwa n'ibitekerezo by'Imana, iby'Imana ibwira. Because the thoughts of God always are different from our thoughts. Kuko iby'Imana ibwira bitandukanye n'ibyo twibwira. That's why always our hearts are blocking the word of God to enter.
niyo mpamvu ibitekerezo byacu usanga bikumira ijambo ry'Imana ngo ritinjira. So here we can see how Samaria was in trouble. Hano tubasha kubona uburyo ki umurwa wa Samariya ari mu bibazo. They were dying because of famine. Barimo bapfa kubera inzara. One day Syrian soldiers came and surrounded and besieged their city. Ubwo ingabo z'Abasiriya zazaga zikazenguruka umurwa wabo. They could not go out of the fence to get food. Ntabwo bashobora kujya hanze y'umurwa ngo bahaye ibyo kurya. And when the food they stored in the city were used up, Ibyo kurya bari bafite mu murwa rero bimaze gushira. they started to die by hunger. Batangiye gupfa bishwe n'inzara. So many people died. Abantu benshi barapfuye. When you read the 2 Kings chapter 6, you can see how the situation was. Iyo usomye Abami ba kabiri ibice 6 nibwo ubona uko byari bimeze. Their women started to eat their children. Ababyeyi batangiye kurya abana babo. But in that situation, God spoke something different. Ariko muri ibyo bihe Imana yavuze ijambo rirabanye n'ibiriho. God came with the thoughts to give them peace and hope. Imana yavuze uko ibyumva kugira ngo bamuheshe amahoro. But the thoughts of God were totally different from their thoughts. Rero ko yabivuze byari bitandukanye n'ibitekerezo byabo. Especially this one guy in verse 2. Cyane cyane umuntu umwe mu murongo wa 2. Verse 2 says, so an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, look, if the Lord would make windows in heaven, would this thing be? And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Ariko umutwaro umwami yegamira agasubiza umuntu w'Imana ati, mbese nawe iteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza, tuzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Everyone, whenever there is the word of God, it is different from our thoughts. Igihe cyose tubonye ijambo ry'Imana biba bitandukanye n'ibitekerezo byacu. And that is not a problem at all. Ariko icyo si ikibazo na gato. Because this is how we are. Kuko niko duteye. But what is the difference between people who receive the grace of God and those who don't receive? Ese ni itandukano ry'abantu bakira ubuntu bw'Imana batabwakira. Yeah, there are people who think deeply about the word of God. Abantu batekereza byimbitse ku ijambo ry'Imana. There are people who throw themselves into fellowship. Hari abantu bisanga mu musabane. And as they discuss, mu gihe baganira, as they debate and fellowship about the word they listen, mu gihe baganira ku ijambo ry'Imana bumvise, these people start to tune their hearts. nibwo abantu batangira kwimura imitima yabo. Until their hearts are tuned to the level of receiving the word of God as it is. Kugeza igihe imitima yabo iza mu mwanya wo bashobora kwakira ijambo ry'Imana nk'uko riri. But there are other people who just ignore the word of God. Akora abandi bantu basuzugura ijambo ry'Imana. Such people, they say, yes, even though it is written, but I cannot accept it. Bavuga bati rwose nubwo byanditse ariko sinabyemera. And you can see their figure in verse 2. Bakabasha kubona aho bari bo binyuze umurongo wa 2. When you check this verse 2, rero yo tuvuga ko umurongo wa 2, you can see the image of all those people who just deny the word of God instead of thinking and meditating about it. Dusomye umurongo wa 2 tubona abantu bapfa kujugunya ijambo ry'Imana bataritekerejeho na gato. We preach the gospel, tubwiriza ubutumwa bwiza, how Jesus forgave all of our sins. uburyo Yesu yagize ibyaha byacu. Actually preach the forgiveness of sins. Tubwiriza imbabazi z'ibyaha. But to some people, they listen keenly, ariko ari bamwe babyumva neza, and they don't just accept it. ntibapfe kubyakira nk'uko biri. However, they keep meditating about it and ask questions and throw themselves into the fellowship. Abo ngabo nibo bashobora gutangira bakabaza bakajya mu musabane, muri ibyo bakabasha kumenya. So the more they think deeply, the more they ask questions, the more their hearts are tuned to receive the word of God. Mu gihe bakomeza gusabana n'abandi, mu gihe bakomeza kubitekerezaho, imitima yabigera ku rwego rw'aho bahura n'Imana. And eventually they receive the word of God as it is in the Bible.
hanyuma bakakira ijambo ry'Imana nk'uko riri muri Bibiliya. They came to realize we were deceived by Satan. Iki gihe babasha kumenya ngo burya twari twashutswe na Satani. Satan deceived us that we should keep the law in order to be righteous. Satani ati mugomba kubahiriza amategeko kugira ngo mube abakiranutsi. Satan deceived me that I should keep the law in order to go to heaven. Satani ati rwose ugomba kubahiriza amategeko cyane kugira ngo uzajye mu ijuru. But now I realize that I was deceived. This is how they say. Ariko ubu niho umenye ko nari narashutswe, ko niko bavuga. So as they listen to the word, as they meditate about the word of God, as they ask questions and get answers, eventually they realize this fact. Mu gihe babitekerezaho, mu gihe bakora ubusabane n'abandi bakabaza ibibazo, amaherezo babasha kubigeraho. So the story we read today can show us clearly how people can receive salvation. Iri nkuru twasomye uyu munsi ibasha kutwereka neza uburyo icyo abantu bashobora kwakira agakiza. It's not the matter of what you do or what you don't do. Ikibazo si ibyo waba ukora cyangwa udakora, But it's about uniting your heart with the heart of God. ahubwo binyura mu kuza umutima wawe n'Imana. Just tuning your heart until your heart receives the providence of God. Ugomba rwose kwimura umutima wawe kugeza ubwo umutima wakira ubuntu bw'Imana. Verse 3. Umurongo wa 3. Now there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, "Why are we sitting here until we die?" Kandi ubwo hariho abagabo bane b'ababembe bari kuremba baravugana bati ikiricaza kugeza aho tuzapfira ni iki? Verse 4, if we say we'll enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now therefore, come, let us surrender to the arm of the Syrians. If they keep us alive, we shall live, and if they kill us, we shall only die. Ako twavuga tuti twinjiye mu ruwa kandi inzara urimo twavugwamo, kandi dukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko none nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, nibatukiza tuzabaho, nibatwica hose no gupfa. Everyone, this Bible is so amazing. Ibi iratangaje. Last time I spoke to the Zarephath widow. Navuze ku mupfakazi w'i Sarefati. The Zarephath widow knew that she had only one meal, and after that meal she was to die with the son. Yarazi neza ko ifite uturyo dukeya, agomba kuduteka akaturya n'umwana we barangiza bakipfira. In that situation she had the word of God. Rero muri ibyo yaje kumva ijambo ry'Imana. Yeah, to begin with, she was hesitating to receive the word of the servant of God. Yumvikana yatangiye gushidikanya kwakira ijambo ry'umugaragu w'Imana. But the servant of God explained to her and gave her the promise of God. Ariko icyo gihe umugaragu w'Imana baravuganye baraganira, icyo gihe abasha kumuha isezerano ry'Imana. And she came to the point whereby she decided just to believe in the promise. Agera ku rwego rw'abasha kwizera isezerano ry'Imana. What about people who are religious yet they are still sinners? Mbese bitege abantu b'abanyedini ariko bakiri abanyabyaha. All of them, they know that once they die with sin, they can go to hellfire. Kandi bose babazi ngo baramutse bapfanye icyaha bajya mu rutazima. But sadly enough, when they hear the gospel, ariko cyobaje bumvise ubutumwa bwiza, they insist on their thoughts, bakomeza gutsimbara ku and bitekerezo they say byabo, you cannot believe in that truth. bakavuga bati ntabwo twakwizera ibyo. They just say we cannot accept that our sins are forgiven. Kereza ko batapfa kwemera gusa ko ibyaha byacu byabaye. How can we just say that we are righteous yet we commit sins? Ese ubwo twavuga ko turi abakiranutsi gute tugikora ibyaha? We need to stop sinning, then we can proclaim that we are righteous. Tugomba kwakira ijambo ry'Imana tugahamya ko turi abakiranutsi. We need to do perfect things so that we can proclaim and testify that we are perfect. Birakwiriye ko dukora imirimo myiza itunganye hanyuma tugahamya ko dukiranuka. They know they are sinners. Barabizi ko ari abanyabyaha. They know that sinners will go to hellfire. Kandi barabizi ko umunyabyaha azajya mu rutazima. But Satan keeps deceiving them more and more. Ako Satani akomeza kubashuka gutyo. Everyone, you need to think deeply. Rero dukwiye gutekereza byimbitse. Where can you go if you die being a sinner?
ese wazajya uramutse uri umunyabyaha? Why can't you believe in the truth from the Bible? si kuki mutakwizera ukuri kuri muri Bibiliya? Why can't you accept the thoughts of God? ese kuki mutakwemera ibitekerezo by'Imana? Yes, your thoughts tell you that you need to keep the law to go to heaven. yego ko umuhanzi urabwirwa ngo kwe kubahiriza amategeko uzajye mu ijuru. Your thoughts tell you that you should not commit sins in order to go to heaven. Your thoughts tells you that you should not commit sin in order to go to heaven. ibitekerezo bikavuga ngo ni ukwiye gukora ibyaha kugira ngo uzajye mu ijuru. But you have to know that the more you try not to commit sin, the more you commit sins. ariko nyamara buryo kugerageza kudakora ibyaha ni kubikora. But once you take your time and think about the heart of that, ariko ufashe igihe cyawe ugatekereza ku mutima w'Imana, once you ask, mu gihe ubajije, once you fellowship with others, mu gihe usabanye n'abandi, especially through born-again Christians, cyane cyane binyuze mu bavutse ubwa kabiri by'ukuri, you will be guided to receive the thoughts of God. icyo gihe barakuyobora bakaba wageraho wakira ibyo Imana ibwira. The four lepers discussed and had fellowship. abembe bane baraganiriye hagati yabo. As they were discussing, eventually they came across to the thoughts of God. bo bakomeza kuganira bagezeho bagera ku byo Imana ibwira. You see, in the city there is no life. bavuga ati dore mu murwa nta biryo birimo. Even here where we are, there is no life. rwose na hano turi naho ni uko. Where can we find life? ese ubuzima twabukurahe? Yes, where there is life, also there is death. ahari ubuzima haba n'urupfu. If we go to Syrian camp, we may die or live. tujya mu rugero rw'abasira dushobora gupfa cyangwa tukabaho. But all we need is to surrender. gusa icyo dukeneye ni kumanika amaboko. Surrendering means repentance. rero kuyamanika bivuze kwihana. Because most of the time people think that they are able to keep the law. kubera inshuro nyinshi usanga abantu bavuga ngo bashobora kubahiriza amategeko. People think that they can go to heaven by just doing good works. bati twajya mu ijuru binyuze mu gukora imirimo myiza. As they are trying, they don't surrender before God. ariko nyamara uko bagerageza usanga badatsindwa imbere y'Imana. And they have condemnation endlessly. usanga bagira kwiciraho iteka bidashira. Always they hesitate to stand before God. usanga bashidikanya igihe cyose guhagarara imbere y'Imana. They keep asking forgiveness of sin, saying, God, we are sinners. bakaka imbabazi z'ibyaha igihe cyose turi abanyabyaha. Please forgive us. bose tubabarira. We did this and that. bakoze ibi na biriya. If we die like this, we shall go to hellfire. ati dupfuye gutya rwose twazajya mu muriro utazima. Please forgive our sins. bose tubabarira ibyaha byacu. Every day they do like this. uko niko bakora buri munsi. But one day I thought about how I live spiritual life. ariko umunsi umwe natekereje uburyo ndaho ubuzima bw'umwuka. Yes, I knew the words of the Bible, some. nari nzi imirongo imwe muri Bibiliya. I knew that there's holy people in the world. nari nzi ko mu isi hari abera. Even I could sing songs naririmbaga indirimbo that I'm holy. ko ndi uwera. But deep in my heart, the condemnation was arising day by day. ariko umutima wanjye wasaba kwiciraho iteka bihora bivumbukamo. Every time I had condemnation. buri munsi wasanga niciraho iteka. I didn't know why. sinari nzi impamvu. But there was the mystery I couldn't discover. ariko burya ubwiru nari ntarabona. So once you read the Bible, rero usomye Bibiliya, in any story of the Bible, buri muri yose yo muri you Bibiliya can see there the thoughts of God. ushobora kubonamo ibitekerezo by'Imana. You can see there the gospel. ushobora kubonamo ubutumwa bwiza. Your thoughts are evil. ibitekerezo byawe ni bibi. Your thoughts are pushing you into hellfire. ati ibitekerezo byawe biragusunikira mu muriro utazima. Your thoughts cannot give you peace and hope. rwose ibitekerezo byawe ntibyaguha amahoro n'ibyiringiro. But once you put down your thoughts and surrender before the thoughts of God, ariko nubishyira hasi ibitekerezo byawe ugatsindwa imbere y'Imana, you realize that God has already prepared the life for you. uzamenya ko uburyo Imana yaguteguriye ubugingo. And the life prepared by God is eternal life. kandi ubugingo buvuye ku Mana buhoraho. What does John chapter 3 say? ese Yohana ibice bitatu batubwira iki? When you read John chapter 3, dusome muri Yohana ibice bitatu.
John chapter 3 verse 16 says, Yohana 3:16 baravuga ngo For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Verse 18, He who believes in him is not condemned, but he who does not believe in him verse 18, He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Umurongo wa 18 bavuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye umwana w'Imana w'ikinege. Everyone, when we realize the thoughts of God, rero utawe ujya Imana yibwira, we can solve all our problems. tubasha gukemura ibibazo byacu byose. The problem of sin is solved by just realizing the thought of God about it. Ikibazo cy'icyaha gikemuka igihe rwose utahuye iby'Imana gutekerezaho. In the year 2011, mwaka 2011 I came to realize the thoughts of God. naje gutabara iby'Imana yibwira, The thoughts of God about my sin problem. bijyanye n'ibyaha byanjye. I used to think that I'm a sinner because I commit sin. Ambayeho imyaka nibwira ngo ni umunyabyaha bitewe n'ibyaha nkora. But that time I came to realize that the thoughts of God about my sin problem are different. Ariko naje kumenya ko iby'Imana yibwira kuri njye bijyanye n'ikibazo cy'icyaha bitandukanye. God said you are a sinner because you didn't believe in Jesus. Imana ikavuga turi umunyabyaha kuko utizeye Yesu. Even you are still sinner because you have never believed in Jesus. Wari wese nawe uracyari umunyabyaha kuko atizeye Yesu. Satan deceived you that you believed in Jesus. Abenshi barashukwa ngo bizeye Yesu. But if you are still a sinner, it's because you never believed in Jesus. Ariko kandi niba ukiri umunyabyaha ni kutigeze wizera Yesu. Everyone wants to we believe in Jesus will receive everlasting life. Kandi natwe twakiriye Yesu twakira ubugingo bw'iteka. And everlasting life means life without death. Ntabwo ni ubugingo butarimo urupfu. In other words, life without sin. Ni ubugingo butarimo icyaha. Because the wages of sin is death. Kubera ko ibihembo by'icyaha ni urupfu. So God sent Jesus to redeem us. Imana yatwereje Yesu Kristo ngo aducungure. God sent Jesus to die for our sins. Imana yohereje Yesu Kristo ngo apfire ibyaha byacu. Jesus made us righteous. Rero Imana tugeze abakiranutsi. So that day I came to realize that Jesus became a sin and he died on my behalf. Kubera ko Imana yohereje Yesu ngo apfire ibyaha byanjye, apfire mu cyimbo cyanjye. And the day I realized the thoughts of God, uyu munsi natabaraga iby'Imana yibwira. I received the righteousness of God. Bose nahisemo kwakira gukiranuka kw'Imana. Everyone, you are righteous. Kandi rwose turi abakiranutsi. But the reason why you still think that you are a sinner, ariko impamvu ugikomeza kumva ko muri abanyabyaha, it's because you have never tuned your heart to the thoughts of God. nuko mutigeze muhuza ibitekerezo byanyu n'iby'Imana. For help us discuss about the heart to redeem them. Uko nguko niko Imana yatekereje uburyo ki abacungura. When four helpers discussed, ubwo abembe bane baganiraga, they came to realize that there is one way for them to be saved. baje kubona ko hari inzira imwe gusa y'uburyo ki bakizwamo. Just to surrender to Syrian soldier. Ni ukwishyira mu maboko y'Abasiriya. So when they returned, they went to surrender. Rero ubwo iyo bageze aho batsindwa, Arriving to the Syrian camp, they found only life. bageze mu rugero rw'Abasiriya babonye kubaho. They fled away. urupfu rwose rwahise rukurwaho. So they started to enjoy. batangiye kunezerwa. Even they went to tell other Samaritans. Icyo gihe kandi nabo bagombaga kuvuga ku Musamariya, ku bandi Basamariya. And they start to preach the good news to them. bagatangira kubabwiriza ubutumwa bwiza. Don't think there is death. Ati nimutekereze ko tugipfuye, Only life is there.
hari ukubaho. You just come and enjoy. Mwebwe muze muryoherwe gusa. Everyone, God saved us. Imana yaradukijije. The thoughts of God are for good. Imana itutekerezaho ni byiza. The thoughts of God gives hope. Tanga ibyiringiro. That's why once you come to realize the thoughts of God, igihe tumenye ibyo Imana yibwira kuri twe, you can only rejoice. twanezerwa. And you can rejoice all the time. Kandi twanezerwa ibihe byose. I'll read one verse before we conclude. Nsoma umurongo umwe mbere ko dusoza. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Abakorinto ba kabiri ibice 5:21. Please open 2 Corinthians chapter 5. Mubumbura Abakorinto ba kabiri ibice 5. Allow me to read verse 7 and we jump to verse 21. Reka dusome umurongo wa karindwi dusimbukire ku 21. Verse 7 says, "For we walk by faith, not by sight." Biravuga ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Verse 21, "For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him." 21 mukavuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ubwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Everyone, why do we testify that we are as righteous as Jesus? Ese koko kuki duhamya ko turi abakiranutsi nka Yesu? Why can we stand on our legs and say we are perfect righteous? Kuki tubasha guhagarara twemye tuti turi abakiranutsi batunganye? The answer is in verse 7. Igisubizo ni uko kiri ku murongo wa karindwi. For we walk by faith. Ngo tugenda tuyobowe no kwizera. Because we believed in Jesus. Nuko twizera Yesu. That's why we say that we are righteous. Niyo mpamvu niyavuze ngo turi abakiranutsi. That's why we say that we are rich. Niyo mpamvu avuga ngo uri umukire. That's why we say that we have no problem at all. Tukavuga tuti nta kibazo dufite namba. Because either the problem of sin or other problems, Jesus carried all on his shoulders. Ako ikibazo cy'icyaha n'ibindi bibazo byose Imana Yesu yabishyize ku bitugu bye. The Bible says he made him who knew no sin to be sin for us. Biravuga ngo tugeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. And we became righteous. We received the righteousness of God through him. Rero twabakiranutsi twakira gukiranuka kw'Imana binyuze muri we. If you say that you are sinners because you walk by sight, not by faith. Rero nivuze ngo uri umunyabyaha ni uko utayoborwa no kwizera, uyoborwa n'ibyo ureba. So don't live according to your thoughts. Rero rwose ntukabeho ukurikira ibitekerezo byawe. Listen to the word of God. Ujye wumva ijambo ry'Imana. Tune your heart continuously. Kandi ujye uringaniza umutima wa gihe cyose. So that you can know the thoughts of God. Kugira ngo ubashe kumenya ibyo Imana ibwira kuri wowe. As you came to discover the thoughts of God, mu gihe umenya ibyo Imana ibwira kuri wowe, that's when you can rejoice all the time. icyo gihe ushobora kunezerwa ibihe byose. So we are righteous. Rero turi abakiranutsi. We are perfect, holy people. Turatunganye, turera. In the eyes of God, we have no blemish. Mu maso y'Imana nta nenge turiho. We are children of God. Abana b'Imana. Hallelujah. Amen. I hope that you believe in the thoughts of God. Igiye kuba kwizera rero ibyo Imana ibwira. I'll speak up to here. Let us pray. Reka nsoreza dusenge. Father God, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimiye. Really, you have good thoughts toward us. Bose ibyo ibwira ni byiza kuri twe. But once we live with our thoughts, mu gihe tugumanye ibitekerezo byacu, we are deceived by Satan and we live under condemnation and darkness. tuba twarashwe na Satani, niyo mpamvu tubaho mu kwiciraho iteka n'umwijima. I pray that you may allow all viewers to discover your thoughts in the Bible, Iringira ko bakurikiye bose bamenya ibyo ibwira ku buzima bwabo muri Bibiliya, so that they can testify your thoughts, not their thoughts. kugira ngo babashe guhamya ibyo ibwira atari byo bibwira. We are righteous. Rero turi abakiranutsi. We are as righteous as Jesus, Turi abakiranutsi nka Yesu, not because we can't see it, atari uko tubibona, but because we walk by faith. kubera ko tugenda tuyobowe no kwizera, Because we believed in the word of God. kubera ko twizeye ijambo ry'Imana. You have no choice but to proclaim that you are righteous.
nta kindi usibye guhamya ko turi abakiranutsi, because you made us your righteousness. kubera ko niwe watugize abakiranutsi. May you guide our hearts to live according to your thoughts. Always. twemerere tubeho dushingiye ku byo wibwira igihe In the cyose, name of Jesus we pray. kandi usanze ibyo twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. Murakoze cyane, I hope to see you next time. tuzasubira ubutaha.